Ni muri ya gahunda tugenda tureba bamaze kwiteza imbere, bamaze kujya aho bagera ku buryo bashobora kugira icyo bafasha wowe ufite impano nk'iyabo ushaka kuba nkabo. Umunsi rero turi kumwe n'umusore bamwita Victor Rukotana. Tubaye ikaze. Murakoze cyane. Ubundi Victor Rukotana niyo mazina cyangwa se ayo nayo ukoresha mu bijyanye n'akazi kawe? Nayo nkoresha mu bijyanye n'akazi, ariko ni n'amazina ubundi akaba yari hafi aho kuba nayagira yanjye ntacyo bitwaye. Sundi nayibye umuntu nkuriye, ariko ubundi nitwa Mporera Victor. Tujya tubona izina Rukotana cyane, hari benshi tubona bitwa ba Rukotana. Ubundi Rukotana riva kuri nde? Ninde umusaza ngo tunamumenye nkuko twagiye tumenya abandi basaza benshi? Abuzarisanga na benshi ubwo ngubwo ni amaraso ya Victor nabo. Turahuriye cyane. So dufite rero sogokuru wacu niko yitwaga. So kwitwa gutyo twumva ni izina ryiza, ariko yamaze kwitaba Imana unfortunately. Ariko nyine twe turarikomezanya kugira ngo ritazazimira. Yari umugabo w'imfura, yari umugabo utabona indi ntore iri kurenganywa ngo yice hagende oya. So ni muri urwo rwego rero jyewe nk'umuhanzi navuze ntereka iryo zina ndikomezanya. Akenshi usanga iyo umuntu yitwa izina ry'umusekuru we cyangwa ry'umubyeyi we, hari ibintu byinshi baba bahuza ku buryo n'abantu bavuga bati zikari Rukotana neza wagarutse. Nta kintu bajya bakubwira muhuje? N'ubutore kumenya gutarama, kumenya kuganira n'abantu, kumenya n'utuntu twinshi, ariko icyangombwa n'ubutore n'ubunyangamugayo. Akenshi kwirinda kuba isarigoma, niko nabivuga. So ni icyo kintu duhuriyeho cyane. Rukotana ubundi bivuze iki? Niba wumvamo harimo ijambo gukotana rero ni ukugira umurava wo guhatanira ikintu runaka. So urukumva nicyo kintu bisobanuye cyane. Rukotana ni umusore twagiye tubona mu bintu byo kuririmba byinshi, harimo gakondo, harimo gospel niba nibuka neza, ariko aho umaze kugera ni ahantu hatangaje kuko waje vuba, umaze kugera ahantu harenze ko bamwe babitekereza. Urabona iki byishimo ni iki? Burya kenshi nta ibanga riba riri inyuma ya buri successful. Usanga abantu akenshi iryo bahuriye hari ugukora cyane and gusenga, kudacika intege, kumenya kwihangana mu kazi. So nicyo kintu abantu kenshi babaye successful bagiye bahuriraho, no kumenya kubana n'abantu, kuko umuntu niwe kugira ikintu runaka. Ibintu byose bica mu muntu runaka kugira ngo uba ufite ino mikoro, hari umuntu byaciyemo. So kugira ngo na Victor aba ari ahangaha mumubona nk'umuntu nyine ufite icyo amaze kugeraho, nuko hari umuntu byaciyemo. Rukotana, hari byinshi abantu baba bifuza kumenya, kuko iyo umaze kugira izina rikomeye no kuvuga star, hari benshi bavuga ati cyambwira Rukotana undi ni muntu ki, bigenda umunsi wawe umeze gute? Umunsi wanjye usibye wenda kuba harimo ako ngako ko kuva ngo Victor is a famous boy cyangwa iki, aba ari umuntu usanzwe nk'abandi, mbyuka nk'abandi, noga nk'abandi, ndyama nk'abandi. So umunsi wanjye usibye kuba wenda hakitambikamo akazi ko kuvuga ngo nagiye muri studio, ko kuvuga wenda hari abantu twagiye kudiringa ibintu by'akazi, naho ubundi bari munsi nk'uwabandi, ni ibintu biba bisanzwe. Urabyuka? Ndabyuka nkasenga, niba mfite gahunda yo kugenda nkajya muri douche nkitunganya cyo, nkagenda nkaza kugaruka. N'ubundi hano mbana n'abavandimwe, tuba twibereyeho nyine mu buzima busanzwe, uko twakuze niko tukimereye. Nta bintu byinshi biba byaragiye kubera ngo Victor yabaye this one and this one. Wenda keretse ibyo nakorera mu muhanda hari byahindutse, ariko mu rugo ho ni Victor gisanzwe nyine. Bajya bavuga ko kuba famous cyangwa se kwamamara bishobora guhindura umuntu. Wowe amarangamutima yawe cyangwa se uko wakira abantu ni abantu, iyo umuntu avuze ati umuntu afite ubumuntu kuri we ni iki? Ubumuntu icyambere ni ukuba uzi ngo uciye bugufi, kwanza wubaha abantu bose,
utitaye kuvuga icyo uri cyo cyangwa icyo umaze kuba cyo, hari kwa kuba umuntu gusanzwe, kuko twese nk'uko nabikubwiye kugira ngo tube turi kuri iyi si twaciye mu muntu runaka, sibyo? So iyo icyo kintu gisobanukiwe unamenya ubumuntu icyo ari cyo. Ubumuntu ni ugufashanya, ubumuntu ni ukubana neza, mutandavura, kumenya gusaba n'imbabazi. So ubumuntu ni utuntu twinshi. So hari abusanga rero batabizirikana sometimes, bazi ubumuntu ku ijambo gusa ariko batazi ubumuntu in general icyo ari cyo. turagaruka n'ubundi ku cyatuzanye. Se abantu batera imbere akenshi usanga ari abantu ba role model babo, kuko babafasha gutera imbere. Akavuga ati role model wanjye hari icyagezeho bigenze gutya, wowe icyitegererezo cyawe kuri wowe ninde? Njye buriya nta muntu nagize nka role model, ahubwo nagiye nshishura utuntu tumwe na tumwe ku bantu, ariko nabwo ntago babaye ari abantu bari famous. Urukumva nka Rukotana nari ibyo namushishuyeho. Turashaka ibintu byafasha. Ubwaryo urumva nararishishuye already. Kumenya guha ikiremwa muntu agaciro. Hama ibindi nabishishuye kuri papa, ibindi mbishishura kuri mukuru wanjye w'umuririmbyi, na mama yari umuririmbyi ndabimushishura, yitwa Ngabonziza, na mama ni umuririmbyi nawe ngenda mushishuraho utuntu. Hanyuma impano kaba ari akantu gato, ariko bitewe nuko wegera imbere ugenda ukagura iyo uzi icyo ushaka muri iyo mpano. So nagiye mbyagura rero ku giti cyanjye. Rukotana yagumye avuga ku bintu byo gusenga. Ese ubona gute indirimbo ririmba zitandukaniye na gospel? Burya rero nuko wenda abantu bavuga bati gospel secular, ariko hari no gusanga umuntu ashobora kuririmba gospel ariko wamwumva muri kamere yiwe ugasanga umuntu atakaririmbye gospel. Mpamya ko indirimbo nziza yose ifasha soul, ifasha umutima w'umuntu, iyo ndirimbo yakabaye soul, yakabaye gospel kuko iba yamufashije. Wenda biba gospel kubera bashyizemo verses za Bible, baririmbyemo Imana, twibikaba ari uko twaririmbye urukundo sometimes, ariko urukundo narwo rwarimwe n'Imana. So kandi indirimbo zacu zubaka ingo nyinshi, zifasha abantu benshi, niyo baba batarubaka ingo zirabafasha. So ntekereza yuko aho hatakabayemo itandukaniro cyane. Kandi usanga kuba narimbye sekira ntibivuze ngo ntago ndi umukristo, nta nubwo bivuze ngo ndaguye. So umuntu abakwiriye, niba warakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza wawe, niba hari inzira nabonye nziza niriye itanga amahoro, itanga inzira yo kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza wawe, itanga amahoro, itanga umunezero. Kandi nyine Yesu ngira ngo akigera kuri iyi si ijambo rya mbere yavuze ni urukundo. So ndirimba indirimbo z'urukundo, ariko ntabwo bivuze ngo ndi sarigoma. So muri make naho ngaho ibintu babihuriye. Gukizwa kuri wowe ni iki? Gukizwa kuri jyewe ni ukuva mu buzima runaka ujya mu bundi, ariko uba uvuye mu buzima bw'ububata, bwo kuba uri mu isayo, then ukaza mu buzima bw'umucyo. Uba uvuye mu mwijima uje mu mucyo, ubuje mu kugubwa neza, ubuje mu kumva ubwiza bw'Imana, ubuje mu kumva umutima utuje. Igihe cyose ikibazo kije, iyo uri umuntu ukijijwe bya nyabyo, ikibazo ubona ari nk'akantu gatoya cyane, mu gihe undi ushobora kumureba ukabona yahangayitse arirukanka cyane, ariko wowe wamenye uko ucyakira. Hari umuntu muri bujya inama witwa Yesu, mukakiganiraho, hanyuma ikibazo kikaza kurangira. Noneho kuki turabizi ko hari gospel yigeze gukora indirimbo yitwa Igitambo. Igitambo ntabwo ari benshi bayikunze, for sure hari bamwe bayikunda. Ntabwo uteganya kuba wayikora amashusho cyangwa ukore any promotion kugira ngo imenyekane? Buriya rero kubera nabikoze buriya nibwo bwa mbere nari ngiye kuri mikoro yo muri studio mvuge ndirimbe numve. So nibwo bwa mbere nari ngiye kuri mikoro ngo ndirimbe, nkora indirimbo nziza nk'iriya, abantu koko barayikunda, ariko ntago ndabitekereza neza kuvuga ngo nyikorere video, ahubwo kubera ko indirimbo ziba ari nyinshi mu muntu,
mba nzagenda nkakora n'izindi za gospel bikagenda neza. nzakora izindi za gospel. Sure. Kuvuga ko utayivuyemo neza. Ntabwo nabivuye mu buhanzi buba ari bunini cyane. Ubuhanzi buri big igihe cyose inganzo giye imfatiye ndaririmba, yabivuga ku mahoro, yabivuga ku rukundo, yabivuga kuri gospel, ndayiririmba. Noneho ikibazo ngiye kukubaza, iki kibazo nakibajije Iva umunsi umwe, kuki mutangira muri gospel ntimuyitinde mugahita muhita mwigira mu ndirimbo za seke? Impamvu buriya nkanjye Victor nabaye mu worship team menshi, nabaye usibye wenda kuba ntarakoze indirimbo ngo zisohoke, ariko urumva nabaga mu buzima bwa gospel. Nta nubwo nabuhinduye, ndacyabubamo. Ko abuhinduye, ko bamwe bavuga ko ari n'ikintu sekira yiba abahanzi ba gospel, bamwe bakaba ati satani tutwara abantu. Niwishinga ku bantu cyane aribo wagendeyeho, akenshi uzisanga nta conclusion ufite y'ikintu gambiriye. Nkanjye nza wenda muri sekira ntavuze ngo ndaguye, mvuga nti hubwo reka impano yanjye nyikoreshe nk'akazi, kuko muri gospel wenda jyewe mba numva ntabwira abantu ngo bampa amafaranga muri gospel, ariko nkabanze ngo muri sekira ndakora indirimbo zirimo amafaranga, mbeho neza, njye no mu rusengero ntange icya 10 n'amaturo, hanyuma na worship team nikora iyo nabagamo nikora igiterane mbaha amafaranga as a contribution. Ariko ntago biba bivanyeho kuvuga ngo satani yatwibye. Oya, ntago satani aba twibye umugono bro, ntago aba twibye umugono, ahubwo n'ubundi indirimbo akenshi ubona turirimba usanga nabo ba gospel bazikunda, nubwo usanga agakoresha agahereza umukunzi we. Antoine Rutayisire yigeze kuvuga ngo nuko abakristo banjye babibona ukundi kutari kwiza, ariko ndimo ndigisha abantu ku byo gusezerana, nagahamagaye King James akabaririmbira akaririmbo ko gusezerana mu rusengero, hanyuma akikomereza. So mba nkeka ko rero n'ubundi n'ubutumwa tuba tugiye gutanga. Ariko uko wari ufite amavuta kiriya gihe, amavuta yo gusenga, ukuntu wajyaga uyobora abaririmbyi, n'ubu wumva amavuta ukiyafite ku buryo baguha mikoro ukajya imbere y'abantu ukayobora indirimbo? Nta kintu rega kiba cyarahindutse bro, nta kintu kiba cyarahindutse. Uko nasengaga ngiye ku gatuti kuyobora wenda abantu muri worship session, ntago biba byarakuyeho bya bintu. N'ubundi indirimbo yanjye ngiye kwisohora ndayisengera, nitekingira time nkayisengera of course, kuko mba nzi ko ari igihangano. No kuvuga ngo Imana ikintu cyose wasenze ukayikereka iracyumva, kandi igihereza umugisha bitewe n'icyo ukuramo. Niba ibona ko nta bintu bibi bindi ndenzaho iyo maze gusohora indirimbo, kukitahiriza umugisha igihangano cyanjye, so I play for it, ndagisengera cyane, ubundi nka dropping indirimbo yaza hanze ukabona yakoze ibintu bitaba. Hari indirimbo yitwa Warumagaye, indirimbo yakoze ibintu byinshi cyane ku bwanjye. Hari umusore umupapa aba Toronto yigeze ku kanyohereza mbwa ati umusore nuwahe, usanga ni indirimbo yakoze. Wari umeze ute wandikira indirimbo? Iriya ndirimbo ni fortunately nayifatanyije n'umusore bita Sostene, ntago ari gihe nyine wayanditse, ni nawe wagize part nini, usibye ko namuhaye idea nyine y'indirimbo nshaka arayumva. So he's a great man, n'umuhanga cyane, nubwo ntago abikora byo kugira ngo abantu bamumenye. Ni umuntu wibera muri ADPR, uba wisengera, ariko nyine agatekinga nako kantu ko kwishimisha akandika indirimbo. So yagiye rero ahantu heza cyane, akuraho igihangano nka kiriya, turicara dukora indirimbo. So nanjye narayumvaga nkavuga nti indirimbo uri kumva amagambo arimo n'amagambo akuze, n'umuntu ashobora kundeba akibaza ariko uyu mwana waririmbye ibi bintu kweri. So indirimbo rero ku muhanzi biba ari nka gift Imana iba yakwihereye kugira ngo uhereze abanyarwanda. Inama 2 cyangwa 3 ku muntu uvuga ati nkunda Victor wenda w'umuhanzi ukiri muto umva za umuhanzi, inama mugira ni iyihe kugira ngo azabe successful? Ikintu cya mbere namubwira cyane cyane w'umunyarwanda, yabanza akiga, simvuze kwiga umuziki, no, yabanza akiga amashuri y'abanyarwanda tuba dukeneye kwiga, and agaca mu ishuri ariko naryo rikamucamo. So aho ngaho ngira ngo uri kuyumva iyo fenomene, ace mu ishuri nawe rimucemo, kuko sometimes uraza hit ikakugwaho. Hit ikuguyeho izagusaba
kuvuga indimi zirenze ebyiri. Hiti kuguyeho bigusaba kuba uzi kubana n'abantu bose, kuko hari ubwo ushobora kugira abantu bagutangarira ukiyenerva, abantu bakabona ko ari nkaho wigize kagarara cyane kubera ibintu wagezeho, and that time iyo abantu bakuvuyeho umenya ko uhombye cyane. Burya niyo wahomba miliyoni 10 ariko ntuhomba abantu, kuko abantu n'ubundi barongera bakazikuzanira. So ikindi ni ukudacika intege niba koko biyumvamo icyo kintu cyo kuririmba. Hanyuma ikindi bakamenya guca bugufi. Umuntu ukeneyeho ubufasha hari ukuntu muganiriza bitandukanye n'umuntu mwirirwa namuvugana. So bakamenya guca bugufi, naho ibindi byose Imana igera ikabitanga. Hari abatinya ko muri sekila habamo ibintu by'amarozi, reka mbivuge gutya. Rimwe bakaba bati kanaka turamuzi hajya kuraguza, kanaka turamuzi. Ese uratumariye impungenge cyangwa se urabamara impungenge bantu ki bashaka kuba kugira ikirenge mu cyawe ku bijyanye n'ibyo bintu? Nanjye ndabyumva ibyo bintu, ndabyumva cyane ndetse ndabyumva cyane. Nkanjye navuye Kibungo, Kibungo baba bavuga ngo nta hantu haturuka abantu such kind, so baba bazi ngo Victor nagiye mbumva benshi, ariko nyana no si byo nkoresha. Imana yo yanyihereye impano, ngomba kuyikoresha willingly. So nukuvuga ngo nta sinteze kujya mu barozi. Byageze aho namenya ko none hatari tala yanjye, nkaba nshyize hasi narize nkajya gukora kandi kazi. So abantu ndabamara impungenge yuko none ibintu by'amarozi ntawe yabaye. Urabwira umwana ko ushaka gukora muzike ko yaza yizeye tala yonyine akazamuka. Afite tala ayirenzaho discipline, ayirenzaho guca bugufi, ayirenzaho kwiga, ayirenzaho kumenya kubana na societe. That's it. Impano si ibanza, burya habanza ibintu byinshi, hanyuma impano nayo byaba ari sawa ikaba ikindi kintu, kuko hari benshi badafite impano ariko kubera kumenya uko bitwara muri societe ubu ngubu ni ibikomerezwa. Ababwiye byinshi, harimo discipline, harimo kwiyoroshya, ababwiye byinshi cyane. Nawe wo ukurikirana iki kiganiro nizere ko bizagufasha kugira ngo ugere aho yageze cyangwa se arimo kugera, kuko ndakeka gifite urundi rugendo rurerure. Ariko hari ikibazo, kuko ndibuza hari abantu nsaba ati muze kumpa ibintu mubabariza bagatuma. Waririmbye muri Miss Rwanda, hari abantu batemera Miss Rwanda babaruka bakavuga ko atari byiza, abantu bose bangana, nta mwiza nta n'umubi. Wowe uramara izihe mpungenge cyangwa se uravuga iki ku bantu bafite imyumvire yuko Miss Rwanda idakwiriye ku bantu bizera Kristo? Imana twayizanyemo filozofi ikomeye cyane. Imana twayigize nkandira nk'umuntu, ibara umuntu utinyitse ku rwego, kandi uriya ni papa wacu twisanzuraho, kuko na wa mwenda wari urahera watabutsemo ngo twese tujye twigererayo. Ndatekereza yuko iyo myumvire ikwiriye gucika abantu, tukagera muri 2020 iyo myumvire itagihari. Kuba hari abakobwa bangahe bari guhatanira ikamba ryo kuba nyampinga, suko ari bo beza kurusha abandi. Bamwe bavuga ngo banashatse umusore ngo ndabivuga ngo mwiza kandi uririmba yonge. So ibyo rero ni ibintu nge nagiye gutereta ikiraka nkuko nabandi bagiye gutereta ikiraka. Ntago nigeze impamagarwa n'umuntu runaka. Oya, nge na timu yanjye twagiye gutereta ikiraka. Kiraka barakiduha. Hari nabandi. Wenda hari ibyo babuze basanga agenda byujuje. Biba ngombwa ko abari jewe uririmba hariya. Ariko ntago abantu bakwiriye kugira ikibazo kuri Miss Rwanda. Miss Rwanda ni entertainment, showbiz, kandi nkuko mu bindi bihugu bamufite, natwe tuba dukwiriye kumugira turi igihugu nk'ibindi. Kuko niba Miss Wisi, u Rwanda ruri gutera imbere cyane, abantu bose bararuvuga, abantu bizabatangaza kubona bageze ahantu hari kubera competition ya Miss Wisi bakaburamo umuntu wo mu Rwanda, bazi ko ari igihugu cy'amahoro, bazi ko ari igihugu cy'umutekano, bazi ko ari igihugu kirimo abakobwa beza. By the way, so sinzi impamvu abantu baba bakwiriye kumva ko tutagera aho ngaho natwe nk'abandi. Noneho tubyoroshye gutya, wemera ko Imana irema abantu yaba ubwiza bwabo yagiye bunyuranya, hari abantu beza hakaba n'ababi, abeza nabaye kuri wababi nabaye? Aya nama yobera matagatifu, abantu bose n'abantu, abantu bose n'abantu, kuko twambaye umubiri, urarwara,
bana umubiri wawe ugakonjama, umuntu yakureba akavuga ngo ni wowe, cyangwa ufite utubuto hano mu maso, ntabwo natuvukanye, nisanze ku mubiri sibyo, nisanze ku mubiri twaje. Hari uwo muzahura ubu ngubu nk'imyaka ibaye ingahe mutarongera guhura, muzahura yari inzobe ubone yarirabuye, kuko turi ku isi ni ups and downs, imiyaga iradukubita, izuba riradukubita, ntabwo Imana yigeze ifata umwanya ngo reka ndeme bano beza bano mbagire babi. Nemera ko umuntu ubwe yakiyumvamo ko ari mubi, kuko aba afite ikintu kiwe yihariye cyiza gitandukanye n'icyuriya muntu akeka ko ari mwiza we adafite. Iyo umuntu atari mwiza ngaha aba afite ahandi hantu abaye mwiza, kuko ntago sinzi keretse ubwiza uvuze ari ubwo ku ifesi hano honyine, nta handi. Ubwiza bwo ku ifesi se buri umwe ni mwiza bro, buri umwe ni mwiza, kuko nkanjye nshobora kukureba nkabona uri mubi, ariko uriya yakureba akabona uri mwiza. Uyu inama y'ibera amatagatifu ntiwabijyamo ngo ujye kuburanya Imana ngo kuki byagenze bite. Nta muntu abantu bahurizaho bose ngo bavuge ngo ni mubi. Ese barya abakobwa baririmbiraga nibo beza cyangwa ko ntago nabashyizemo, ntago nabagena kiriya gihe naririmbiraga public yose muri rusange, kari akazi nahawe ko kwitateninga abantu baje kwitabira misa. Wa musore we ko mu gikasha gusanga hari aho wari uziranye nabo baraba. Oya ntabwo twari tuziranye rwose, sinkubeshye, sibyo kuba naramenyaniye nabo hariya, naho ubundi ntantu twari tuziranye. Nagiye nk'umuhanzi watumiwe, nabwo nanabibwiwe na management yanjye sigiye bahamagaye, so turagenda mu kazi. Ni ikiraka, cyari ikiraka, kariya ni akazi gikantunze, so ngenda mu kazi nk'abandi bose. Ntacyo, reka twemere ko hari iterambere kandi turaryakira.